kubera Imana yamuhaye umwuka wo guhumeka. Abo bajanaga mu rwariro bakumva bafite amashiringi, icyo bakoraga barazaga bagushyira kuri ka gacupa kagasirinda ugahumekeraho burushaho ukishyura ibihumbi 230. Ubwo nibaza ni none Mana ku myaka yo maze iya unsabye ayo mashiringi kuko mpumeka buri munsi nashobora kuyishura, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kuko Imana ituye ikamenya intege zacu, ikamenya uko tunaniwe, ikamenya ibyo twifuza, ikavuga iti nzi byiza n'ibwira nzabagirira, yaduhaye umwuka kubw'ubuntu bwayo. Haleluya. Wewe ugihumeka ushima Imana. Imyaka 3 ishize umwana yaje mu rugo ari mu 6 ari guhumeka guwahoza ari kwiruka ku musozi kandi ahagaze. Satani yamuhagurukiye ari gutuma ahumeka nabi, dutangira umurimo wo gusenga. Hanyuma y'ukwezi Imana yamugiriye neza. Yesu ashimwe cyane. None Yesu aravuga ati yemwe abarushe kandi muremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndashaka ko dusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe ibyo bituruhije ni ibiki, ibyo bikuraza urukurira ni ibiki, ibyo bituma udahaga nk'abandi ni ibiki, ibyo bituma udashira imbeho nk'abandi ni ibiki, ni ibihe bituma urara ureba abantu basinziriye. Bamwe mwaruhijwe na bagenzi banyu. Pawulo muri aya magambo ari kuvuga ngo ntimukagire urukundo rw'uburyarya. Mbega indyarya muri iyi minsi. Bibiliya iravuga ngo havumwe uwiringira mugenzi we. Umuntu muravugana ngo none uzaza ku masaha 5 azaba ari kuvuga mu rugo sawa 6 nanga sawa 7. Imana izakubaza. Abici ibihe Imana izabibabaza. Abahemukira bagenzi babo Imana izabibabaza. Haleluya. Hari abantu bamaze guhinduka bibereye nk'inyamaswa. Pawulo aravuga ati ntimukifatanye, ntimugahinduke kuko muri iyi minsi bagenda. Kamararikire mu munsi umwe muzagere ku koti niho muzamenya ukuri kubaga mu bantu. Umuntu aragera ku rubanza ahaguruke ashire hejuru Bibiliya ati ndavuga ukuri kandi ukuri konyine. Namara kurahira avuga ibinyoma n'ibyo atigeze kuvuga. Uyu muntu uramuzi? Yego ndamuzi, ubwo n'umuturanyi wanjye. Aho bari gupfura hazi ngo ndahazi pe, ngo ndahazi bari ku bintu uri kugira ate n'ukuri mangana. Narabibonye mubyara wa mama ari kunyakitaka, musaza waje kuburana tuvuye mu koti, mubyara wanje arabajiririra maze turamubaza ariko hari ahantu koko ko hajurira niko biri ngo none siko bambaye icyo kunywa ngo nanda vuga ngo iki muzanywa ariko ntimuzashira inyota kuko Yesu niwe umara inyota. Muzarimanganya ariko bizabagaruka, nibitagaruka mwebwe bizagaruka abana banyu. Igihe cyo kuvuga ukuri ni iki, igihe cyo guhinduka ni iki, igihe cyo guhamagara Imana ngitabare ni iki. Pawulo akavuga ati noneho rero ntimukishushanye n'abiki gihe. Nari ndi gusoma amagambo ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo muri iyo minsi abantu bazahinduka. Muri iyo minsi abantu bazahinduka, abantu bazaba ibyigenge, abana bazahagurukira ababyeyi babo. Narabibonye. Mwene mama wacu areba nyina kubwitaka arambwira ati mami, ati ritaka by'urukumbwira warivanye wanyu mukuza hano wazanye nabyo.
nyina aramubwira ati sinone mwana wanje iswo amaze gupfa iyo ntaririnda kiba rihari ngo no ubwo buri manganye nto mushaka none muri iryo taka harimo igiti cya vakedo umukecuru azana umwuzukuru we ngo yurure igiti amanure vakedo agatonga azigurishe yibonera umuntu umwana amaze kuzimanura wa muhungu araza agatonga aragafata akajana muwe umukecuru aramubwira ngo mwana wanje niba arizo zawe zigiye kugutunga genda urye uhage intonga yuzuye vakedo zose zashize ziri kubura nta nimwe yahingayira icyo ndi gushaka kuvuga ni iki abantu barahindutse barongera barahinduka none Pawulo ari kutugira inama ngo ntimwishushanye nabo twebwe tugomba kuba impumuro nziza hagati y'abo bantu bari guhinduka ukavuga ukuri kwawe ntikugendane na benshi ahubwo ukavuga ukuri kuko ukuzi ko ari ukuri. Haleluya. Hariho abavuga ukuri bari kugendera none ko ariko babivuze ko ariko babigenje none nari ndagira nte ntahibaga mu jambo ukuri uko umutima wakubwiye abari kubikora. Ababyeyi muri aha ntawe wamenya ikintu kiri muri aba bana bari imbere yacu. Mubyeyi umwe yaraje yishingira umwana, amaze kumwishingira ababyeyi be barapfa. Arahagarara aravuga ati aba uyu mwana ubwo ari byo wamwishingiye n'umwana wanje niyinjira aje mu bandi. Umwana muto w'umwaka umwe n'igice, umwana yinjira mu nzu amushyira mu ishuri arangiza iya karindwi. Iya karindwi yirangije n'uwe mukuru arangiza iya ndwi. Wa mwana w'imfubyi aza yashitse kurusha wa mwana ufite ababyeyi. Maze umugore aramureba, wa mugabo ari kuvuga ngo shatura gushakira ishuri ryiza. Umugore aramubwira ati wa mugabo, niba ushaka kubakana nanjye uhitemo gutangirira uyu mwana, ngende nanga uyu mwana ave muri uru rugo ngende usigaremo. Umugabo amaze nk'iminsi ebyiri byamuyobeye, abwira umwana ati yewe shawu nta kuntu nabigenza ngo nsenye ku bwawe, fata akavera kawe umvine mu rugo. Umwana agenda yikoreye amaboko ari kurira, ataza ahari kuja akagenda ari kurira. Ageze hirya ahura n'undi muntu aramubwira ngo niki, ngo bariya narinzi ngo n'ababyeyi banje none kubwo gushika banyirutseho. Wa mugabo wamubonye aramubwira ati nicyo gusa ngwino. Amujana iwe aramukingurira, amushyira mu nzu, amushakira ishuri. Amushakiye ishuri kuko yari yashitse neza. Mu kugera ku ishuri baravuga ngo tuguhaye basare, uyu mwana nta fizi uzatanga, umushakira imyenda n'ibitabo gusa azigira ubusa. Musina ya mbere yabaye uwa mbere, musina ya kabiri ni uwa mbere, musina ya gatatu ni uwa mbere, musina ya kane ni uwa mbere. Ubwo ntahura mugabo yatanze se. Aja musina ya gatanu ni uwa mbere, musina ya gatandatu arashika aja Makerere. Imana ahireba nkuko tureba. Ubupfubyi ntabwo buba mu mutwe, buba inyuma gusa. None uyu mwana ageze Makerere bamwigisha ubusaho. Yize ubusaho, iyi ntahari inkuru ni ibyabaye. Amaze kwiga ubusaho, abo bari kumwe hamwe Makerere aramutsinda, bamwohereza hanze. Yavuye hanze bari kuvuga ngo ni babandi bo kumanza bibazaho, ba consultant kumanza bibazaho kugira ngo agire icyo akora. None bamuha ofisi, bamuha imodoka, bamuha inzu, bamuha umudreva, bamuha aho kumutekera, ashima Imana. Ageze igihe arubaka ararangiza. Twebwe abari gukura, izabukuru zibe zifashe wa mukecuru, ararwara, bamuvana iwabo bamujana Mbarara. Bamugejeje Mbarara,
umusaho wari uri imbarara bamukebeye aravuga ngo yewe ngo umuntu wagukoraho ngari murago. Kucya mu gitondo bamushyira mu ambulance bamujyana murago. Kugera murago uwaje kumukoraho ni wa mwana yirutse haragize iyana. Bazaga bipfutse ururimi rwarahindutse ntiwamenya ninde, aramureba aramumenya ati uyu nubwo agiye kumukoraho niwe wanyirutseho. Ariko muri we harimo ikintu kiri kuvuga ngo ndashima Imana kubw'iminsi mike nabanye nabo niyo yankinguriye umuryango w'umugisha kugira ngo mbe ngukonye. Haleluya. Uyu muhungu araza akora kuri wa mukecuru, umukecuru arakira, baraza bamuhereza bya bipapura boja kubarisha barabara ngo miliyoni 10 ubwo mu rugo nta nihene. Wa mugabo abibonye ati mukecuru nagukunze manya, ati nizirwa rero ndazishura. Mwana wanje Imana iguha umugisha. Bavuye aho kurwarira ati none utari wataha kuko nagukunze, ndashaka uzanyiri wanje dusangire ibyo kurya by'umugoroba mu gitondo ugenda. Barataha bamujana iwe, bageze mu rugo barateka byose ararya, amaze kurya ntabizi, barangiye kurya none mukecuru ari kuranzi ngo ya mwana wanjye nto nakumenye, ngo none mwene mama witwaga kanaka uramuzi, ngo kari umuhungu wanjye ngameze ate, ngo yabaye icyo ntazi, ngo none ni njye wa mwana kanaka wabaga iwawe, ngo nkavayo muri bwa buryo, ariko ndashima Imana kuko Imana yitantaye. Haleluya. Ntimukishushanye n'abiki gihe, mugirire neza abo muhuye nabo bose. Bwakeye mu gitondo mukumara kuvuga ayo magambo umukecuru ako kanya ntiyongeye gusubira hasi, umutima urifata. Umukecuru baramuhembagura mu gitondo, wa muhungu aravuga ati uyu niwe wandeze nkiri uruhinja, niwe mama nzi, iyi modoka mu gitondo ikujane igusubize mu rugo. Haleluya. Pawulo niyo mpamvu iravuga ngo niba ubonye uburyo bwo kugirira neza umuntu umugirire neza. Haleluya. Ngurire n'abarira unezerwe n'abanezerewe. Ukugiriye nabi we kumwishyura nabi, ahubwo umwishyura neza kuko Imana yo mu ijuru niyo izamwishyura. None uyu munsi turahamagarira guhinduka, atari kugumana wa mutima uziritse, atari kuguma wikoreye, atari kuguma mu gahinda, atari kuguma mu marira, kuko mu ijuru hari Imana iruhura abarusha. Ndashima Yesu wangiriye neza. Pastor warabizi na Eliya n'aba bake barabizi. Imibereho yanjye uko yariri Yesu yarayihinduye. Aho yansanze maze kumwakira nk'umwami n'umukiza, iyo maze kumubona barakwitiranya, bakagusuzugura, bakaguhindura ubusa, ariko muri wowe kirimo ni Yesu wenyine. Haleluya. Akarimi mfite ni Yesu ngakesha, kuko mubo gupfa nanjye mba narapfuye. Kuvugaho gake maze kwakira Yesu ndi kuja gushaka amago, ndi kubyibukanya na Reveranda umukobwa nasohoje baramboje ngo gusanga nde nguriya ngo wirusanza nawe nguriye nta bandi bagabo wabonye. Ariko ubu ngubu ugiye ukareba muramu wanje ukamvugaho nabi mwabipfa, kuko yagize ikibazo agasanga mu mufuka wanje waboye neza, ntazagenda ntamwishimiye kandi sinzamwishima. Yesu ashimwe cyane. Nejo bundi umwana yari yabuze fiza ari mu rugo, banyuze iyo ndazibaho baje ku ishuri. Umwuzukuru we ni umwana we eje nakugire neza, nabara nakugire neza, none uyu mushangu ngire neza, ubwo ingororano yawe ubu maze kuyibonera aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Pawulo ati muhinduke rwose, muhinduke mu kanwa kanyu, muhinduke mu migendere yanyu, muhinduke mu myifatire yanyu, muhinduke mu bumwe bwanyu. Nibagutuka we kubasubiza ubihorere.
iyo bagututse ntuvuge barahindura ngo dore ngo kiratumbika amatama n'iki giki nubwo wavuga ngo nticyavuga kuko ukurimo agomba kukubwira uko ugomba kwifata. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba reka utubere umugoroba w'umugisha mu bugingo bwawe, utubere umugoroba wo kwishimiramo no guhinduka nk'uko bikwiriye rwose. Hari abantu bamaze guhinduka mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Hari intandukanye igomba kuba kuri wowe iyo umaze guhinduka mu mwami Yesu. Komeza. Akurikiza ibitagira umumaro. Hari abakurikiza ibitagira umumaro n'abakurikiza ibigira umumaro byo mu mitima yabo. Ibyo byose byuzuye mu mitima. Ubwenge bwabo buri mu mwijima. Hari abafite ubwenge nyamara bafite ubwenge mu mwijima. Muretse gake. Hari abantu bafite ubwenge bwo mu mwijima kandi ubu bwenge babukoresha uko bakwiriye n'uko bashoboye. Wehe iyo ugiye kuryama urasinzira bugaca, ariko undi iyo ugiye kuryama ntihafata overnight yo kurara ku rugi rwawe. Haleluya. Ubwenge bwe muri mu mwijima. Hari abandi reka umuhereze sente wibagirwe gusaba balance, uzagarura kugira ngo ariko uko nayiguhaye nibwo bwenge afite. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, basahura iby'uyu munsi kuko batazi yuko ejo hariho. Komeza tugende. Kandi ubujiji buri muri bo no kunanirwa kw'imitima yabo yabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Soma 28. 28. Wibaga ntakongere kwiba. Pawulo ati uwo wari warabaye umujura yarabaswe nabwo naburekeraho igihe cyo kwiba cyararangiye, ahubwo akore imirimo akoreshe amaboko ibyiza. ubwo Imana ikimutije amaboko nagenda akora ibyiza ye kongera kwiba, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene, kugira ngo nawe abone uko yafasha abandi. mu kanwa kanyu hari amagambo ateye isoni atagomba kuboneka mu bana b'Imana. Hari amagambo ateye isoni atagomba kuboneka mu itorero. Hari amagambo ateye isoni atagomba kuboneka muri wowe. Wahinguka babantu bamaze guhinduka, abafite ubwenge bwamaze guhinduka, bakubona bati muceceke araje. Haleluya. Ni muceceke araje, bakongera bakabivuga wamaze kuhanyura. Reka dusome n'aya magambo hepfo. Abakolosayi igice cya 3:12. Umurongo wa 2. igice cya 3 umurongo wa 2 urangize no 5. umutima uri hejuru. Hari ibintu byo dushiraho umutima, ariko Pawulo ari kuvuga ati muje muhoza imitima yanyu kubiri hejuru, atari kubiri mu isi. atari kubiri mu isi. Ko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bwahindanishijwe. Aba bari kubwirana bamaze kwakira ubutumwa, bamaze guhinduka. Bo mwebwe mwamaze gupfa, mwabaye ibitambo byera bishimwa n'Imana, none ubwo mwamaze guhinduka amaso yanyu muyahoze kubiri mu ijuru. Ko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Amina. Komeza. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe, maze namwe muzerekanwa nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi. Nuko rero nimwice ingeso zanyu za kamere yo mu isi, gusambana no gukora ibiteye isoni. Abasambanaga bagakora n'ibindi biteye isoni mubirekeraho. No kurigira no kurarikira. Abajya kwigira no kurarikira. Imyifurizo yose ariyo gusenga. N'imyifuzo yose yo gusenga ibishushanyo. Uretse gake hari abantu benshi bamaze kwambara iyi myambaro hepfo,
bayobewe ibihe n'iminsi, ariko iyi niyo myambaro bambaye. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Ndimo ndi hafi kurangiza. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19. Biragaragara ibi nibyo biranga abantu bameze batyo. gusambana no gukora ibiteye isoni, Gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, basenga ibishushanyo, no kuroga, n'abarozi, no kwangana, urwango rwarabuzuye, no gutongana, baratongana, ishyari n'umujinya, bagira ishyari n'umujinya, n'amahane, amahane arabuzuye, no kwitandukanya, bitandukanya n'abandi, no kwirema ibice, kandi bakirema ibice, no kugomanwa, baragomanwa, no gusinda. Ndababwira hakiri kare, ndababwira abantu banyumviriza hakiri kare, kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo bazara mu bwami bw'Imana, ntabwo bazakandagira mu bwami bw'Imana. ariko rero gutoza umwuka ni urukundo, ariko hariho n'ibindi biranga abandi mu rundi ruhande, harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, no kwihangana, barihangana, no kugira neza, bagira neza. Pawulo rero afite impamvu iri kumutera kuvuga aya magambo. Pawulo mbere yaho atarahinduka nawe niko yari ameze, ariko Imana imaze kumuhindura, amaze kubyemera, amaze kubyakira, yemera guhinduka, aba igikoresho cyiza cy'Imana. Abanze guhinduka nabo babaye ibikoresho by'uwakoresha. Buri mukoresha wese azahemba abo yakoresheje. Nenda kurangiza n'iri jambo mu Bakorinto ya 2 igice cya 10 umurongo wa 10, igice cya 5 umurongo wa 10. Abakorinto ya 2 igice cya 5 umurongo wa 10. avuga ati ko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza. Ijambo ry'Imana ratuvugiye ngo twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese azahagarara imbere y'intebe y'Imana. Kuri uwo munsi Yesu Kristo waje ari umucunguzi, akamara kubigaragaza, akamara kubyerekana, akamara kubivuga, agasigara n'intumwa, azaba yicaye mu yindi ntebe y'ubucamanza. Komeza. kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye. Kuri uwo munsi buri muntu wese azabona ingororano z'ibyo yakoze. Ibyo yakoze akiri mu mubiri. Ukiri mu mubiri hari ibyo wakoze. Hari ibyiza cyangwa ibibi. Hari ibyiza wakoze uzabihemberwa, hari ibibi wakoze uzabihemberwa. Icyo dushimira Yesu wacu ni kimwe, nuko n'ibibi nakoze, ntamara kwemera ko nabikoze, yarabimbabariye, anyambika umwambaro musha. None nawe ndakurarika mwene data, weho wari umeze nk'uko nari meze, nari ndi umusinzi ndabizi, nahoraga mwibana no kurwana, nari ndi umugabo ukunda kunywa itabi. No mu gihe namaze gukizwa, icyangoye ni ukureka itabi. Ibyo kuvuga kubesha, ibyo kuvuga kwangana, ibyo byose nta na kimwe nari ntafite. Nararwanaga kakahaca. Iwacu hari inkoni iz'abashumba bagendanaga, ubutoya bw'ubugegene bwo bita imizo, namaraga kuyifata nuko gusesigurira. Umunsi umwe dukubita umuntu turamukubita, mu gitondo baramuheka ari gusoma amaraso, bamujyana mu rwariro. Yeza mu rugo mama ndamubwira, none mama urabizi, warabivuze sinabyumva, ariko uyu munsi nabibonye, umuntu ndamwishe neza arapfuye.
iwacu ni mu misozi nkaguma ndagenda ntiwayegera kuri musozi ngo ndebe uko abasirikare baraza kumfata ntiyirukira nkarengera mu Kongo. Ariko umunsi namaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, amaboko yarwanaga Yesu yarayavunnye. Haleluya. Amaboko yanje ubu umugore wanjye tumaranye imyaka 24 ntabwo azi n'urutoki. Reka da, ayo maboko arwana Yesu yarayavunnye, yampaye amaboko masha. Haleluya. Nawe yaguha amaboko masha, yaguha ururimi rusha, yakwambika umwambaro musha, yakwita izina risha, yazana guhemba ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Kuri uyu mugoroba Pawulo ati mu mbabazi z'Imana reka mbibabwire, none n'ababyumvise mubyumve. Ariko arangiza ari kutwibutsa ati ikiri gutuma bivuga hari umunsi w'imbabazi, hariho n'umunsi w'imanza. Maze agatinya ngo umunsi w'imanza uzabasha kuzaba mubi cyane kurusha uw'imbabazi. None nimushaka izo mbabazi muzakire igihe kikiriho. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero nimwange mwe kwifatanya n'abiki gihe, ukuguru kumwe ngo kube mu kanisa, ukundi ngo kube mu ndaro, ukuguru kumwe kube mu kanisa, ukundi kube mu bara, ukuguru kumwe kube mu kanisa, ukundi kube mu busambanyi, ukuguru kumwe hitamo niba ushaka kwibera mu bara ubemo. Umwanditsi w'ibyahishuriwe Yohana niko ari kuvuga ngo uwibaga nashaka akomeze yibe, uwasambanaga nashaka yiyongere, uwicanaga nashaka bamare. Ariko umunsi uzaba umwe azahura n'Imana izamwereka ibyo yakoze byose. Nshuti zanje, ndabararikira kwakira Yesu utura imitwaro. Ndabararikira kwakira Yesu udushoboza. Ndabararikira kwakira Yesu uzaguhema ubugingo. Ndabararikira kwakira Yesu uduturaho imitwaro yaduhetamishije, maze tukagenda twemye akadusiga tukanoga. Arakaririmbo k'abakigana uko ntazi kukaririmba neza, ntazi turanira kukaririmba. Weteye niba kaza karirimba. Ari wangu nashima Yesu wambanye mu gasasiro, akankarabya, akansiga, akanyambika. Haleluya. Niwe Yesu wabwira, niyo yamvanye, aransiga, aranyambika, ampindura icyo ndicyo, none ndabanga izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uwo niwe Yesu mwifuriza, uwo niwe Yesu uwambika, uwo niwe Yesu ukarabya, uwo niwe Yesu uvanaho imitwaro, uwo niwe Yesu utugirira neza tukagenda twemye, tukamuvuga ko ari umwami w'umugabo utandukanye n'abandi bagabo abo nigeze kubonaho muri ubu gihe. Adusenge. Uwiteka Mana yacu, Data wa twese ushobora byose, turagushingiye. Uri Imana idukunda kandi twitaho, uri Imana ituzi. Iyo turi mu marira urabimenya, iyo turi mu gahinda urabimenya, iyo turaye twicaye urabimenya, iyo turaye duhagaze urabimenya, niyo twishimye urabimenya. Izina ryawe reka rishimwe. Kuri uyu mugoroba uravuze uti ntimukishushanye